Itangiriro igice cya 35. Rasheli apfa amaze kubyara Benyamini. Umurongo wa mbere. Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli utuweyo, wubakire igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakira igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Baragenda, Imana itera ubwoba imidugudu ibagose, ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi, niyo Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani, we n'abantu bose bari kumwe. Yubakaho igicaniro, yita aho hantu Eli Beteli, kuko ariho Imana yamwihishuririye ubwo yahungaga mwene se. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa umwaroni, bacyita Aroni Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti, witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe, n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusiga aho bavuganiraga, irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Bava i Beteli baragenda, bari bashigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa, aragumirwa. Kandi akigumiwe, umubyaza aramubwira ati, witinya, kuko uri bubyara undi muhungu. Kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda, yita umwana we Benoni, ariko se amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye, ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli, ikiriho na bugingo n'ubu. Isirayeli aragenda, abamba ihema hirya y'inzu ndende y'amatafari yo muri Ederi. Bene Yakobo. Umurongo wa 22. Kandi Isirayeli agituye muri icyo gihugu, Rubeni aragenda asambana na Biluha inshoreke ya se. Isirayeli arabimenya. Abahungu ba Yakobo bari 12, abareya ni Rubeni fura ya Yakobo, na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuluni. Abarasheli ni Yosefu na Benyamini. Ababiluha umuja wa Rasheli ni Dani na Nafutali. Abazirupa umuja wa Leya ni Gadi na Asheri. Abo nibo bahungu ba Yakobo yabyariye i Padanaramu. Yakobo agera kwa se Isaka imamure kuri Kiriyati Aruba, niho Heburoni, aho Aburahamu na Isaka baturaga. Iminsi Isaka yaramye ni imyaka 180. Isaka umwuka urahera arapfa, asanga bene wabo ageze mu zabukuru. Esawu na Yakobo abana be baramuhamba.